Nizeye yuko mumeze neza muri aka kanya, ngira ngo abantu benshi mwarabimenye igihano cyahawe Chano ya Mwanafunzi cyangwa se ibyago yagize. Kuri we ni ibyago, ariko YouTube yo ibibona nkaho ari igihano. Ni igihano gitangwa rero gisa nkaho nicyo gihano cya nyuma kibaho kuba Chano yawe yaba terminated cyangwa se YouTube ishobora gusiba YouTube channel yawe. Muri ino video rero ndi kugira ngo turebere hamwe ni ibiki byabiteye cyangwa se ni iyihe mpamvu yihishe inyuma yirisibwa cyangwa se yirihanagurwa ry'iyi Chano ya Mwanafunzi. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi iyi YouTube channel yazize, ndetse n'inshuro nyinshi nagiye mbibabwira nkababwira ni aka kanya Chano ya Mwanafunzi yavanywe muri channel zihembwa cyangwa se yabaye demonetize. Nkongera nkababwira ni aka kanya Chano ya Rocky yabaye demonetize, bakabababarira. Ngira ngo ni nk'isomo nanone rikomeye ku bantu bakora ku bintu bya politike basa nkaho bafata uruhande. Harimo aba bantu ba Rocky Entertainment, harimo Gentil Gideon n'abandi mwese muri izi ni ibintu byinshi mujya mukora bijyanye na politiki, ariko harimo kubogama cyane cyane muri ino ntambara ya Kongo. Mumbabarire rero, muri aka kanya ikintu cyabashije kuba cyatuma iriya YouTube channel ihanagurwa ni ikihe? Hari ukuvayoratinga amategeko ya YouTube, aho nyine ufata uruhande cyangwa se bisa nkaho nyine uvuga inkuru za politike umeze nk'uri gufana, cyangwa se ushobora kuba watangaza n'amakuru y'ibihuha ku nkuru za politike. Nicyo kintu Mwanafunzi yazize. Ahangaha rero ikintu nk'aba YouTubers mukwiriye kwibuka cyangwa se n'abandi bose mutwumva, ni ukumenya yuko uko ushobora gukoreshwa n'amarangamutima kuvuga ati reka nze mbogame nkore zino nkuru zisa nkaho zibogamye za politike ninjiza ya mafaranga. Umenye yuko uko ukoreshwa n'ayo marangamutima, uko ukoreshwa na emotions z'amafaranga, ntabwo YouTube cyangwa se aba bazungu ba nyiri Google ntabwo bazigera bashyiramo amarangamutima. Oya, ni ukuvuga ngo bo nibajya kuguha igihano bazahanagura YouTube channel igende buheriheri, batitaye ngo wari ufite miliyoni. Ahangaha ntabwo twita ngo wari ufite miliyoni y'abasubscribers, ngo wari ufite ngo miliyoni 10. Hari ama YouTube channel menshi yari afite miliyoni 100, ariko bitewe nuko avayoratinga amategeko ya YouTube bakayasiba, kubera ko Amerika yo ibishaka ibintu bijye ku ruhande rwayo. Umuntu wese uvuga nabi Amerika cyangwa se ushobora kubogama ku ruhande Amerika itariho, iyo YouTube channel isahanagurwa. Niyo mpamvu mwagiye mubona nko mu Burusiya nk'iriya ntambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, ntabwo yaba bivuze ngo izi channel zose ziri mu Burusiya zakoze amakosa, ariko zose zahise ziba demonetize. Bitewe n'iki? Uruhande USA ibiriho, iyo utarugiyeho nyine iraguhanagura. Nibwo buryo bakoramo, kubera yuko zino platform zabo cyangwa se izi social media z'abanyamerika bagerageza kuzifata nkaho nyine bagerageza kuzifata nkaho ari intwaro barwanisha. Kimwe nuko nyine urumva ni mu buryo bwo kugira ngo abantu bajye ku ruhande rw'ibyo Amerika ishaka. Rero ntuzigere ufata YouTube cyangwa ufate Google ngo bitandukanye na Amerika, kuko bihora ari ibintu bimwe. Ni ukuvuga ngo mwarabibonye mu minsi ishize Donald Trump yenda guhagarika TikTok, avuga ati TikTok ibanzigurwe n'abanyamerika kugira ngo ibintu babijyane mu nyungu z'abanyamerika. Buri kintu cyose bakora baba bakijyana mu nyungu z'abanyamerika. Rero nibi byago byabashije kuba byagwira uno mugabo Mwanafunzi, ariko ni ibintu bikiri muri process. Ariko kuba Chano yo yagaruka byo ntibishoboka, ahubwo wenda ikintu cyo kwibaza, mushobora no kutazongera kumva Mwanafunzi. Kubera iki? Iyo YouTube yaguhanaguye cyangwa se yahanaguye content yawe bitewe n'ijwi, akenshi niyo ushyizeho irindi jwi cyangwa se ugakora indi video muri rya jwi, n'ubundi system iragutrackinga, kuko ni nkaho baba bakubaninze. Ni nko kuvuga ngo channel yawe turayirashe, cyangwa se ijwi ryawe, content zawe turayirashe. Niyo ari isura ukongera ukagaruramo isura. Ibyo bintu nabyo biba byagira imbogamizi. Abo bagiye basibira amacano murabizi. Rero muri aka kanya no gukomeza tukareba
tumenya ngo ibi bintu biri kwerekeza hehe, uko ugiye gukora ikintu ndetse bikaduhereza n'isomo mu buzima busanzwe. Uko ugiye gukora ikintu ushyiramo amarangamutima, ushyiramo emotions, ati wenda se ati bashobora kuzabyihanganira, ati wenda bashobora kutazampana. Oya, nakubwira ngo ntabwo buri gihe ariko bigenda. Oya, igihe cyose uzashyiramo amarangamutima, igihe cyose uzakoreshwa n'amarangamutima, ugafata umwanzuro w'ubuzima bwawe ugendeye ku marangamutima cyangwa se ugendeye kuri emotions, ugendeye kuri feelings, ukurikije ukuri kwiyumva, ukavuga uti wenda reka kiraho zino video ninjiza amafaranga zivuga kuri ku ntambara ya Kongo, mvuge gutya wenda nibwo hari bushye, nibwo ndimutwike views zikiyongera. Umenye ngo mu gihe YouTube izaba igiye gusiba content yawe cyangwa se igiye gusiba channel igiye kukubaninga, nta marangamutima bazigera bashyiramo abazungu, nibwo buryo bakoramo. Nizera ko rero n'ikintu abantu twagiye twadapta tukavuga tuti niba ugiye gukora content, kora content, ariko niba ugiye kuvuga uti kizemo amarangamutima, ubu biteganya neza yuko isaha n'isaha niba ajya kugusiba cyangwa se niba ajya gusiba content yawe batazigera bashyiramo amarangamutima, bazaguhanagura, batazigera bavuga ngo uyu muntu ibintu avuga birakunzwe, abantu barabikunze cyane. Oya, ntabwo ibyo bazabireba, bo bazaguhanagura bikurikije n'inyungu zabo, kubera yuko Amerika uruhande iriho, iyo uje kuba warurwanya cyangwa se uvuga ibyo batemera, baraguhanagura, nibwo buryo bakoramo. Reka wibuke gukora subscribe kandi dukomeze tubane umunsi ku wundi, tujye tugenda turushaho gusobanukirwa amakuru ari kugenda aba hirya no hino, kugira ngo tubashe kuba twanguka ubumenyi. Ciao ciao.